Bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze, ari nako kandi nkomeje kubashimira ko rwose mukomeje kugenda munyereka ko mundi inyuma, mwarakoze cyane kuhaba ku bwanjye. Inkuru y'urukundo y'uyu munsi rero tuyitangiranye na Linka. Linka ni umukobwa mwiza cyane rwose w'icyuki, kandi ni umukobwa rwose ufite amafaranga ahagije, afite kampani ye ihagaze neza ndetse akaba anayibereye umuyobozi. Ni mu masaha y'igitondo rero ari kujya ku kazi yihuta cyane, maze ageze muri salo asanga tante we amaze kumutegurira ibya mu gitondo, maze ahita amubwira ati mwana wanjye urabizi ko utarenga rwose nta kintu ufashe. Yahise afata rero itase y'icyayi maze afata n'umugati mu ntoki atangira gutamika uyu mukobwa wihutaga rwose ahagaze atarinze yicara, ari nako agenda amusomesha ku cyayi. Atongera kandi kubera ko rwose ugiye ku kazi nta kintu kiri mu nda, ntabwo umunsi wawe wagenda neza. Ati burya imbaraga zose ukoresha umunsi wose zituruka rwose ku byo uba wafashe mu gitondo. Linka nawe ati tante rwose urantetesha maze ukamfata nk'umubebe, ariko ni ukuri ndihuta cyane, mfite akazi kenshi. Maze tante we ati oya rwose n'ubundi uracyari umubebe imbere yanjye, ngaho ngera ugira icyo ufata gitoya maze ubone kugenda. Linka rero amara gufata icya mu gitondo maze agahita asohoka yiruka. Tante we asigara avuga ati umwana wanjye rwose azicwa n'inzara, ni uwo gushaka amafaranga gusa, nyamara nta nubwo ajya abona umwanya wo kurya ayo mafaranga. Ku rundi ruhande rero hari abasore babiri, ni Pius na Jimmy. Aba basore rero bamaze imyaka 5 yose bamaze kwiga ariko babuze akazi, bibera rwose muri ghetto idashinga. Ubuzima bwabo buri mu manegeka bikabije, kubona ibyo kurya ni ikibazo. Jimmy rero yazindutse ajya gushaka akazi, ariko n'ubundi agaruka rwose nta gisubizo yabonye. Abwira Pius ati ndabirambiwe n'ukuri, akazi rwose twarakabuze, ndabona njye batari ngombwa ko dukomeza gushaka akazi ko muri biro, nubwo twize amashuri ahambaye ndetse tukaba twarabahanga cyane, ariko ibyo ntibikora. Dukeneye rwose kubona akazi niyo kaba gaciriritse cyangwa se rwose ari ibintu bisuzuguritse, ariko dukeneye akazi uko byagenda kose kugira ngo tubone ibidutunga. Pius rero ahita amubwira ati utekereza ko njyewe ntatekereza? Atari kuza ikintu bita kwicara imyaka 5 utarabona akazi. Ati nanjye ndabitekereza, ariko rwose ndabona ntarabona igisubizo. Aba basore rwose nta byishimo namba baba bafite kubera ubukene baba bifitiye. Linka rero agera mu muhanda ari kujya ku kazi, maze Ariane agahita amuhamagara. Ni umukobwa w'inshuti ye magara, babana rwose muri gahunda zose z'ubuzima, maze akamubaza ati Linka ubyutse utese? Tumeze neza. Ariko nibaza impamvu ukora buri munsi, kubera ko utagira uruhuka koko? Ubona utazagira ikibazo cy'ubwonko kubera ukuntu utajya ufata umwanya ngo uruhuke? Linka ariko jya undeka rwose nikorere kubera ko mfite imbaraga, iki nicyo gihe cyanjye cyo gukora. Ariane ati nyamara urakabije si ukukubeshya. Linka ati ibyo tubisimbuke. Ati ahubwo se bimeze bite, mufite iyihe gahunda? Maze Ariane ati turashaka rwose kuzasohoka muri weekendi nyine nk'abakobwa birwanyeho, tukajya gufata akantu ariko twijyanye. Ati urabyumva ute? Linka ati urabyumva ibyo aribyo byose, nanjye sinahabura. Ati ariko Ariane ahita amuca mu ijambo ati hoya ntariko, ubwo muri weekendi nyine gahunda ari gahunda. Ku rundi ruhande rero ni mu masaha y'umugoroba, Pius yinjira yishimye cyane, ari kugenda abyina. Ati ndumva nezerewe. Ati noneho ndumva rwose umutima utuje. Maze Jimmy agahita amubaza ati none se habaye iki? Ati ko wishimye cyane se waba wabonye akazi? Maze Pius ati bisa nabyo rwose. Ati bisa naho twabonye icyo gukora. Maze Jimmy ati mbwira vuba, nta mwanya mfite wo kugutegereza, gira vuba rwose umbwire ako kazi ako ariko. Ati kubera ko nta kazi na kamwe ntakora kereka ari ako kwica, kuko niko ntashobora.
maze Payasi ahita amubwira ati rero nungutse igitekerezo, ati ubundi kubera iki tumaze iki gihe cyose dupfa ubusa, ati muri kino gihugu turabona hari abakobwa rwose bafite amafaranga yabo menshi ashoboka, ati rero baba bakeneye rwose abasore bakorera gahunda maze bakabishyura, ati ubu koko twabuze akazi none nako twarakabuze se, ati n'ibyo byaratunaniye, ati kandi noneho mbifiteho ibitekerezo ku buryo n'aho twajya ndahazi, aho twahurira n'abo bakobwa naho ndahazi, ati rwose ubu noneho narangije kubipuraninga neza ko aka kazi tugomba kugakora. Jimmy ati noneho nagiye kera k'ubusa, ati ubu se koko, ati ubu tugiye kuba abasore b'imfabusa, maze abakobwa bajye badukinisha uko babyumva, badusuzugure, badufate nyine nk'abantu badafite agaciro. Maze Payasi ati none niba tutabikora turakora iki, kubona twabuze akazi ukabona nta n'ibyo kurya dufite, noneho n'amafaranga yo kwishyura inzu ni ikibazo, nyamara dukwiye kubikora n'iyo ryaba rimwe gusa nibura tukapfa kubona amafaranga. Jimmy rero yumva nta yandi mahitamo afite, maze akabaza Payasi ati none se mbwiza ukuri turabigenza gute, twabikora gute? Payasi ati nimwe nakubwiraga nyine ko narangije kubipuraninga, ati tuzasohoka nyine tujya ahantu muri hoteli rwose yiyubashye cyane, ati hoteli ihenze, ati tugure akawayini gahenze, dufate n'ibyo kurya nabyo bihenze, twigire nk'abantu nyine bari high class, ati icyo gihe rero abakobwa rwose basobanutse bazatubona maze batuvugishe. Jimmy nawe ati none se ayo mafaranga urumva tuzayakura he? Payasi ati we bindekere, ibyo bintu byose narangije kubitekerezaho, ati namaze kuguza umuntu 200,000 kandi bizadukorera ndabyizeye. Undi ati 200,000 byose tukazajya kubinywera muri hoteli kugira ngo dushake abakiriya, ati ubwo se tubabuze twabigenza gute? Ati tekereza ko nta n'icyo kurya twari dufite kandi ufite ibyo 200,000. Undi ati ariko urabyumva ko nawe nabigujije kubera ko nari mfite umushinga wunguka, ati tugomba kubigenza gutyo aya mafaranga akazunguka maze nkabona nayo rwose mpa uyu muntu wayampaye. Jimmy rero abitekerezaho akumva nta yandi mahitamo bafite kuko rwose no kurya uwo munsi ntabwo byari gushoboka. Umugambi rero barawunoza maze rwose bakasezerana yuko bagomba kuzajya muri iyi hoteli gushaka abakiriya. Weekend rero iragera maze Linka na Ariane bakitegura, abari mu masaha y'umugoroba birumvikana, maze bagasohoka baragenda rero bakajya muri hoteli bakinezeza, bakajya no kubyina rwose bakarya ubuzima. Saa 9 z'ijoro rero ziragera maze bakataha, ariko bakigera imbere ya hoteli bafata icyemezo cy'uko rwose bashobora kwigira mu yindi buwate nanone bakabyina bagakesha. Bagihagaze aho rero bakivugana aho bakabaye bajya, Jimmy na Payasi bahita nabo baza, baba babitegereje guhera kare ibyo baba barimo byose, maze bakabasuhuza bakababwira bati bakobwa biza rero mumeze mute? Aba bakobwa bikiriza rwose aba basore bati tumeze neza. Maze Payasi agahita avuga ati njyewe rero nitwa Payasi, uyu mugenzi wanjye yitwa Jimmy, turi nyine abasore rwose beza nk'uko mubibona, kandi biragaragara ko namwe mwakomeje kuba mwenyine, rero rwose mukeneye n'abasore babaherekeza mwaba muri kumwe. Maze Ariane ahita ahindukira akareba neza cyane uyu musore Payasi, akamubwira ati ko ushatse kuvuga iki? Maze Payasi ati nyine twebwe rwose tuzi gufata neza abakobwa, tuzi rwose icyo mukeneye, twabasha rero kubaryohereza rwose ijoro tukaribakorera rikaba ryiza. Ati ikindi kandi nk'uko tubona turi abasore koko bigaragarira no ku maso, ati rero imbaraga zacu tuzi kuzikoresha mu buryo rwose butangaje. Ariane ahita aseka maze akabaza Payasi ati ngaho mbwira rero, ati izo serivisi zawe se uzishyuza ngahe? Payasi ati ni 500 gusa. Maze Ariane ati ijoro ryose se ni 500?
Pius ati yego, ariko ubwo Jimmy aba ari kumurya inzara, ati ibyo bifaranga byose uvuze urumva babiduha? Pius akamwihorera, maze Ariane agahita abwira Pius ati njye ntanakwishimiye, ni ukuri nagukunze rwose, ngwino twijyanire kubera ko serivisi zawe ndazikeneye, ahari amasaha y'ijoro asigaye nayamarana nawe. Ahita amukurura akaboko maze bagahita bigendera. Jimmy rero asigara imbere ya Rinka rwose wari wanahereye kare abwira Ariane ati twigendere, twebwe ntago turenterese rwose muri izi aferi z'aba basore. Jimmy aba asigaranye ikibazo cy'ukuntu ari bubashe gukonvenka Rinka rwose wari umukobwa wihagazeho cyane. Jimmy rero ahita abwira Rinka ati ariko rwose nawe nta kibazo twajyana kandi sindi bugutenguhe, ndabizi neza ko utari bubyicuze, igiciro humura ntabwo ari ibya danje, nanjye ni nk'ayo bari buriya mutipe, ntabwo rwose ngoranye. Rinka ati ariko ngiye rwose izo serivisi ntazo nkeneye. Jimmy akomeza kwinsisita ati rwose ndakwinginze wowe mpa rwose amahirwe maze urebe icyo nshoboye. Rinka aramubwira ati ngaho ujya imbere tugende. Baragenda rero we na Jimmy, maze bagera mu rugo Rinka akajyana Jimmy mu cyumba cye. Birumvikana kubera ko Rinka abana na tante we, agenda rwose yitonze badakandagira kugira ngo tante batamwumva, ariko mu by'ukuri tante we ntabwo aba yigeze asinzira, aba n'ubundi ari hafi aho rwose ari kurunguruka. Ahita abona ko rero Rinka azanye n'umusore kandi bajyanye mu cyumba cye, maze agahita aseka akishima ati Rinka azanye umusore aramutahanye, ati ariko ni ukuri Imana igira amaboko, ati uyu mukobwa nari nzi ko rwose atazigera anashaka, ati none azanye umusore, ati gusa ndumva nishimye, ati ndanezerewe rwose. Ariko tante we ntabwo yari azi ibyo ari byo, yari azi ko ari nka sheri we batahanye. Rinka rero ageza Jimmy mu cyumba maze akamubwira ati ni ahangaha rero ni aha ntaha. Ahita yigira muri dushe maze akagaruka agasanga Jimmy nawe aracyicaye, aba yicaye ari kwitekererezaho ibintu rwose aba agiyemo, kandi aba ari inshuro ye ya mbere rwose agiye gukora izi gahunda zo kwicuruza. Maze Rinka ava muri dushe, Jimmy akamubaza ati none se nakoresha dushe yawe? Rinka ati yego, ariko uramenye ntuyanduze. Ubwo Rinka ahita yigira mu buriri maze akiryamira akiyorosa. Jimmy rero ava muri dushe agahita aza akajya mu buriri, maze Rinka agahita amubwira ati mvira mu buriri gira vuba, ati genda uryame hariya mu ntebe, ntabwo rwose twarara mu buriri bumwe. Jimmy ati kandi se icyanzanye ubwo naba ngikoze? Ati icyanzanye se ntabwo ukizi? Rinka ati ariko rwose nawe utekereza hafi, ati ubwo se uratekereza koko naryamana nawe? Ati umuntu duhuye bwa mbere, umuntu ntazi, umuntu tudakundana, ati ko kumva byashoboka? Ati jyewe nakuzanye kubera igitutu cya Ariane, kuko rwose sinari kumukira. Ati ariko ubundi rwose ntutekereze ko njyewe najyana mu buriri n'umuntu ntazi? Ati ibyo ntibishoboka, ahubwo byuka vuba maze ugende ujye hariya mu cyumba, ujye hariya mu ntebe uryame. Jimmy aramubaza ati none se rwose wangaye? Wabonye ndi mubi se? Wabonye ntashoboye ku buryo rwose serivisi zanjye ntazo ukeneye? Maze Rinka akamubwira ati humura rwose mu gitondo amafaranga yawe ndayaguha, ariko serivisi zawe rwose sinzikeneye kandi nta kibazo na kimwe mbibonamo. Jimmy rero aragenda akajya kwiryamira mu ntebe, ariko rwose aba ababaye cyane kuko aba yumva uyu mukobwa yamusuzuguye, aba yumva asuzuguritse. Ibi bintu ntabwo rwose aba abimenyereye. Arara rero adasinziriye yibaza rwose ukuntu bamusuzuguye, ukuntu yagaragaye. Maze mu gitondo Rinka arabyuka akamuhereza ya mafaranga uko bayavuganye, maze agahita amubwira ati rero itegure tujyane kuko turasohokana ngiye ku kazi. Baritegura rero, maze mu gusohoka n'ubundi bagasohoka buhoro buhoro rwose banyonyomba kugira ngo tante wa Rinka atabona uyu musore, ariko kuko aba yarayababonye n'ubundi urumva aba yabategereje hafi. Bahita basanga ahagaze muri salo abategereje, maze agasuhuza Rinka akamubwira ati waraye neza mukobwa wanjye? Ati urishimye rwose ndabona ku maso yawe hakeye.
maze akamubaza ati none se uyu musheri wawe mumaze igihe kingana iki muziranye? Aba bombi babura icyo bavuga kuko ntabwo baba baziranye mu by'ukuri. Rinka ahita abwira tante we ati tumaranye iminsi mikeya, ati ariko ati turihuta, ati kuko turagiye. Aba yumva rwose adafite ubusobanuro ariko ukomeza guha uyu mumama uba rwose uri kumubombarida ibibazo. Bahita rero basohoka, maze tante wa Rinka akababwira ati mwirirwe neza, mube amahoro rwose, kandi akabwira Jimmy ati ndakwishimiye cyane, ujye uhora uza ni karibu. Ku rundi ruhande ariko Pius na Ariane bo baragenda rwose, maze iryo joro bakaribyaza umusaruro, baragenda bakenjoyinga bigashyira kera. Ariane aba yishimiye cyane Pius, kandi na Pius yishimiye Ariane wagira ngo basanzwe bakundana. Buracya mu gitondo rero, maze Pius akazinduka akagenda agategura ibya mu gitondo akabizanira Ariane mu buriri. Ariane aba agikanguka ati hakeye se? Pius ati uzi ko ubu ngubu ari saa sita? Maze Ariane ati ni ubwa mbere nabera mbyutse saa sita, ati ibintu hari hashize imyaka myinshi cyane rwose bitambaho kubyuka hakeye gutya. Maze Pius ati birashoboka rwose ko iri joro ryakubereye iry'umumaro. Ariane ati cyane rwose, ati none se atuvuye kunegurira ibya mu gitondo? Pius ati cyane rwose. Undi ati kuki se wigoye? Pius ati nta kibazo, ati n'ubundi ngiye nkunda guteka, ati ahubwo narebye nyine muri firigo nsanga harimo ibyo kurya bikeya, ubwo ibyo nasanzemo nyine nibyo niyaranje ndategura, ariko ndabizi birakuryohera kuko rwose guteka ni ibintu byanjye. Ariane ahita akoramo agatamira maze ati oh, ati biraryoshye cyane, ati ni ukuri uri umutetsi mwiza, ati none se wa musore we ko ndeba rwose ugiye gutuma ngukunda kandi ku munsi wa mbere. Maze Pius ati ariko nanjye nta kibazo, nta muziro wo gukundwa mfite rwose, wankunda kuko nanjye nakwishimiye cyane, ndumva wagira ngo dusanzwe tuziranye. Hagati ariko Rinka aba yakomeje guhamagara Ariane ariko ntiyitabe telefone kuko birumvikana aba rwose akangutse atinze, ntabwo aba yigeze yitaba telefone. Jimmy nawe aba yahamagaye Pius maze akamubura kuri telefone agahangayika, akavuga ati ntiwabona se bamugiriye nabi? Niko kandi na Rinka aba atekereza ko uriya musore ashobora kuba yagiriye nabi uriya mukobwa w'inshuti ye kubera ukuntu amatelefone yabo bose ataba ari gucamo. Barahangayika rero, ariko Rinka akavuga ati ibyo ari byo byose Ariane ameze neza. Ku mugoroba rero tante wa Rinka aramubaza ati mbwiza ukuri, uriya musore mumaze igihe kingana iki muziranye? Rinka ati ntakubeshye rwose n'ubwa mbere twari duhuye. Tante we ati ugahura n'umuntu mutaziranye maze ukamuzana mu rugo, ubwo se ntabwo wakekaga ko yatugirira nabi cyangwa se rwose yanatwiba? Maze Rinka ati hoya, nabonaga agiye kurara hanze maze mugirira impuhwe, ndavuga ngo yirara hanze batamugirira nabi muzana hano. Ku rundi ruhande rero ku mugoroba Pius nawe yaratashye, maze Jimmy aramubwira ati nari ngiye gusara ntakubeshye, ubwoba bwari bwanyishe, ati gute utigeze umvugisha koko? Naguhamagaye ndakubura, ntekereza ko wajyanye n'umuntu mutaziranye maze umutima umvamo. Ati tekereza ko naguhamagaye guhera mu gitondo, ubu ngubu rwose bukaba bwije, atumva utampemukiye. Pius ati ariko se ubwo wowe wari ufite ubwoba bw'iki? Ati nta kibazo rwose habe namba, njyewe ndi umuntu mukuru kandi nzi kwikontorora, ntabwo rero wagombaga kugira ubwoba. Ndabona rwose wagira ngo uri kunkuramo amakuru ko numva uri kumbaza ibibazo byinshi. Ati ikindi kandi njyewe rwose ijoro ryanjye ryaraye rigenze neza ku buryo no kubyuka byagoranye, nakomeje rero kwita ku mukiriya wanjye kugeza rwose aya masaha. Ikindi kandi noneho uriya mukobwa nabonye rwose ari wowe inzozi zanjye, biratangaje kuba nkimukubita amaso narahise mukunda maze nkumva rwose urukundo ruranyizaniye, ariko nanone ndacyafite impungenge z'ukuntu we yanyizera kandi ari ubwa mbere mbonye. Ikindi kandi twahuye ndi kwigurisha, namubwije ukuri rwose ko bwari ubwa mbere, ndetse mubwira ko nanamwishimiye, nawe ambwira ko ari uko, ariko ntabwo rwose nizeye ko yabimbwiraga yabitekerejeho neza, gusa namukunze rwose, urukundo rwanyizaniye.
maze Jimmy aramuseka, yaramusetse aramuseka rwose, aramuseka yicara hasi arakomeza aramuseka, noneho Pius isoni ziramwica. Jimmy ati ngo urukundo, ati ariko nawe rwose nta soni ugira, ati cyakoze ntakubeshye njyewe rwose nabihiwe ntabwo ushaka kubyumva, ati nababaye, ati urabona ngo ibintu rwose wanjyanyemo babinsuzuguriremo, ati uzi kubona umuntu w'umukobwa agusuzugura akakugira puberi, akakugira nkaho ntacyo umaze, ati niba yandebye akabona rwose ntacyo ndicyo, ati simbizi, ati tekereza ko serivisi zanjyanye ntazo nakoze, ati noneho akarenzaho no kunyishyura, ati yansuzuguye ku buryo nahise numva rwose ibi bintu ntazabisubiramo, kuko sinakwihanganira agasuzuguro kangana gutya, ndi umuntu w'umugabo nubwo nkennye ariko ntabwo rwose nkennye mu mutwe. Ariane rero ahamagara Linka akamubwira ati ntakubeshye uyu musore twatahanye yantangaje, ati uzi ko yanantekeye, ati mbega umusore uzi gutanga keya, ati numiwe, ati ntabaho, ati rwose uriya musore najyaga rwose nifuza kuba nakundwa n'umusore umeze kuriya, ni ziriya keya nifuza, ibyo yankoreye nta wundi musore n'umwe urabinkorera, yantangaje. Maze Linka araseka ati koko se, ati kuba yagutekeye rero ukumvise ari ibintu birenze by'ibitangaza, ati none wamukunze, ukunda umuntu muhuye ijoro rimwe gusa? Ariane ati cyane rwose namukunze, ahubwo Imana izambabarire twongere duhure. Ariane ahita abaza Linka ati ku ruhande rwawe se uwo mwatahanye byagenze bite? Linka ati ntako byagenze, impamvu ntaguhamagaye nta makuru rwose yo kurwana nari mfite kuko nta cyabaye. Ariane ati nta cyabaye. Linka ati impamvu natahanye uriya musore ni uko nanze yuko aguma ku muhanda wenyine kuko mwe mwari mwigendeye, ati ni impuhwe namugiriye rwose naho ubundi nta kindi. Ariane ati wamupfushije ubusa bingana bityo? Linka ati ariko nta kibazo kubera ko namwishyuye. Ariane akomeje kubaza rero ibibazo byinshi Linka yaramubwira ati ariko mfite ibintu ndi gukora, ihangane rwose ubwo tuzavugana ejo. Mu gitondo rero Linka ajya ku kazi, ariko akigerayo agasanga umwunganizi we yasezeye kandi rwose atarigeze abimuteguza, ahita rero abwira sekreteri ati genda umumpamagarire maze umumpe kuri telefone tuvugane, kuko rwose ndashaka kumenya impamvu yagiye kandi atigeze ansezera, atigeze abimbwira, ni gute se yava ku kazi bitunguranye gutya? Ubu rwose agiciye gahunda kubera ko ntari mbyiteguye, ubu akazi kose twari dufite ni nkaho gapfuye, ntabwo rwose nibaza ukuntu turi buze kubigenza. Baramumuhamagarira rero maze bakamumuha kuri telefone, akamubwira ati rwose ntabwo nzagaruka kubera ko hari impamvu zatumye rwose ngenda kandi zirakomeye, gusa ari impamvu z'umwihariko, ni impamvu zanjye bwite, ubwo rero ntabwo nzagaruka ku kazi. Linka rero ahita ategeka ko rwose bashaka kumusimbura kandi byihuse kugira ngo akazi ke kadapfa. Jimmy rero aba noneho rwose yariyemeje guhaguruka agakura amaboko mu mufuka agashaka akazi, kubera ko rwose aba yarabonye ibyo yari yagiyemo atari ibintu byo atanabishobora. Barongera n'ubundi bagatangira gushaka akazi bahereye kuri zeru, cyane cyane ko na Pius nawe aba akeneye kwereka uriya mukobwa baba basigaye barakundanye ko rwose atari asanzwe akora akazi ko kwigurisha, ariko yari yabuze uko agira, ntabwo rero agomba kuzongera gusubira muri ako kazi kandi afite umukunzi, aba agomba gushaka akazi noneho nyakazi ko gukora kandi akazi kiyubashye. Baragenda rero maze rwose amaguru akabahiraho, uko bagiye bagataha ntacyo babonye, uko bagiye bagataha ntaho rwose bafite icyizere. Barongera rero kandi bagatangira kugenda barambirwa, maze Pius akabwira Jimmy ati nakubeshye n'ubundi rwose ndabona ntaho tuzigeza, ndabona akazi karabuze burundu. Jimmy aramubwira ati nanjye nuko, ariko nanone ntabwo tugomba gucika intege, tugomba gukomeza, ibyo ari byose hari aho tuzagera tugasanga ari twe bari bakeneye.
Ba Pius rero baba bakiri muri ibi rwose babiburiye igisubizo, maze Ariane agahita ahamagara Pius, Pius akitaba ati bite mukunzi, ati umeze neza, ati nanjye meze neza nta kibazo. Ariane ati ndifuza ko twabonana ku mugoroba, ndumva rwose ngukumbuye kandi ndashaka ko tuganira. Pius ati urabizi ko rwose utambura, ndahari nta kibazo turabonana. Ava kuri telefone maze Jimmy ati mbwiza ukuri, uri ingendo zose twiriwe dukora uri bubone n'imbaraga rwose zo kujya kureba Ariane? Maze Pius ati erega kureba Ariane byo ni inshingano z'urukundo, ntabwo byananira, mbikora mbikunze rwose ndi bubibashe kandi nta kibazo. Maze Jimmy agaseka ati uzi koko ko burya uri mu rukundo biri seriedi? Ati najyaga ngira ngo ni ibyo wivugira, ni imikino, ati none ndabona ubikomeje. Pius ati nkunda Ariane cyane kandi rwose nta buryarya ndetse nta n'ubunebwe mfite, ni nayo mpamvu ndi gushaka akazi nshishikaye kugira ngo mwereke ko rwose nahindutse, ntari wa musore wigurisha twahuye ubwa mbere, ko rwose ari nawe wa mbere nigurishijeho akaba ari nawe wa mbere twakundanye, nagize amahirwe kuba kari akazi ntarakarambiyemo. Ku rundi ruhande ariko Ariane aba yahuye na Linka maze bakaganira. Ariane akabwira Linka ati rero rwose ndifuza ko hari umuntu wazampera akazi, yize ibintu byerekeranye n'icungamutungo, rwose ndifuza ko wazamumpera akazi. Linka ati ntuhangayike rwose, nta kibazo, umubwire ko kuwa mbere azatangira akazi, nta kibazo na kimwe. Ariane na Pius rero barahuye ku mugoroba maze batangira kuganira. Pius atangira kumubwira ukuntu rwose amaze imyaka myinshi ashaka akazi ariko yakabuze. Ati tekereza ko rwose amaze imyaka 5 arangije muri kaminuza njye n'inshuti yanjye, amubwira ibyo yize ndetse n'amanota yarangije afite. Maze Ariane arumirwa ati ese kubera iki mwatinze kubura akazi mukarinda mubaho gutya, kandi rwose numva musobanutse, numva mwarize neza, mwarize ahantu heza, ati kandi mwaranatsinze neza. Pius ati nanjye rwose ntabwo nzi impamvu. Ariane ahita amubwira ati ngaho tuza rwose uze kumpa CV zawe maze nzihereze umuntu, hari umuntu rwose w'inshuti yanjye twavuganye kandi yagufasha nta kibazo, ubu uzinyoherereze rwose nkomeze nkugeragereze, gusa ndabizi ko umuntu twavuganye nawe azakumpera akazi nta kibazo. Pius rero arishima cyane maze agataha yanezerewe. Agera rero mu rugo agatangira kubwira amakuru yose Jimmy yuko byagenze. Atubanza rwose ngiye kubona akazi, ati kubera ko Ariane yambwiye ko muha CV maze akamfasha. Jimmy nawe ahita amubwira ati iyo ni inkuru nziza rwose twakabaye duserebura, ati ariko nanjye hari ahantu bandangiye bakeneye umwasista, ati rero nagiyeyo, ati nadipoje rwose ntegereje ko bampamagara nkajya muri interview, ati kandi ndumva mbyizeye ubanza bizacamo, nihatagira rwose ikindi kibazo kiba wabona twese tugiye gusubizwa maze tukabona akazi. Bahita rero bakubitana mu biganza bakishima maze bagatangira kubiserebura. Umunsi rero wa Jimmy wo gukora interview uragera maze agatinda agakirirwaho amasaha 2 yose. Ubwo rero uyu mukoresha ari we Linka atangira kuvuga ati ariko nimumpamagarire uwo mwasista rwose waruje gukora interview munyumvire ahantu ari kuko yatinze bihagije, ahari ntabwo ari buze. Bajya rero kumuhamagara maze Jimmy akaba arinjiye, yinjira yihuta afasha rwose ibidosiye mu ntoki, agahita abwira Linka ati mumbabarire rwose umuyobozi nakererewe, imodoka rwose yankerereje, hari ambuteyage nyinshi mu nzira niyo mpamvu natinze. Maze Linka ati ntabwo ari byiza rwose gukerererwa ku munsi wa mbere ugiye gukora interview, bigaragara nabi kandi bigaragaza ko umuntu atazitwara neza. Ibyo yabivugaga yirebera muri mashine, nta nubwo yari yigeze areba umuntu bari kuvugana. Jimmy ati mumbabarire rwose ndabinginze kuko aka kazi ndagakeneye. Linka ahita amubwira ati ngaho icara. Jimmy aricara maze Linka ati rwose nabonye CV yawe ari we muntu nari nkeneye, rwose ubumenyi ufite nubwo nanjye nkeneye.
ahita yubura amaso maze akareba Jimmy agahita abona ni wa musore, ahita amubaza ati none se haba hari ahantu tuziranye? Jimmy agaceceka. Linka ahita abwira Jimmy ati nizere ko atari wowe wa musore wigurisha, ati ibi bintu rwose nizere ko atari byo. Maze Jimmy agahita amubwira ati buriya rero yari inshuro yanjye ya mbere duhura, nubwo rwose wamenye nabi ariko nibwo bwa mbere nari ngiye kwigurisha, kandi uriya munsi nahise mbivamo kubera ukuntu mwansuzuguye mukampindura puberi. Nahise mvuga ko ngomba gushaka akazi nyakazi kandi kiyubashye, ibyo nahise mbireka. Maze Linka ati wawu, ati ariko uzi ko ufite impano, ati uzi kwigurisha nijoro ku manywa ugashaka akazi ko muri biro, ati urarenze. Maze Jimmy ati mbabarira rwose si uko nteye, nubwo rwose ari uko wamfashe kuko ariko twamenyanye bwa mbere, ariko njyewe ntabwo ari uko nari nteye, biriya ni ubwa mbere nari mbigiyemo. Linka rero abwira Jimmy ati none se ikindi kibazo gisigaye, ati kutahakure cyane aka kazi nkaguha uzajya uhagera gute? Jimmy ati ibyo byihorere, ni ukuri nubwo ari kure nzajya nzinduka cyane kandi nzajya ngerera hano igihe, ntabwo nzagutenguha rwose mpaka kazi. Linka ati ese nta mushuti wawe ugira cyangwa umuntu muziranye utuye hano hafi mu mujyi ku buryo yagucumbikira? Jimmy ati ntawe, atari ibyo rwose si ikibazo kuri njyewe. Linka ahita amubwira ati nta kibazo rero akazi ndakaguhaye, genda rwose ufate badge yawe kuri reception maze bakwereke biro ujye mu kazi, ariko rwose witwararike. Jimmy ati urakoze cyane, Imana iguhe umugisha utagabanyije, humura rwose ntabwo nzagutenguha, nzabikora neza uko ubyifuza kandi nzahabera igihe. Ahita agenda rero ari gusomagura ya madosiye ye, aba yishimye cyane rwose ko aba abonye akazi. Amara gusohoka muri biro maze Linka ati ariko ni ukuri isi ni umudugudu, urabona ngo umuntu turahura mu ijoro ari gukora akazi kagayitse, none nkaba nsanze rwose afite diplome zihambaye ndetse afite n'ubwenge buhambaye, ari gushaka akazi muri kampani yanjye. Umunsi wakurikiye rero Linka yahuye na Ariane n'ubundi basohokanye, maze batangira gutera story z'ukuntu uyu musore Jimmy yaje gusaba akazi kwa Linka. Linka ati uzi yuko yaje akabanza akijijisha akigira nkaho atamenye, ati nanjye ntabanje ndijijisha, ati ariko namwe muranzi nyine ukuntu mvugiraho biba birananiye, maze mpita mubwira ko namenye uwo ari we. Ati tekereza ko yashatse ko rwose ubutaka bwakwasama bukamumira, nuko bitari gushoboka. Ati nanjye rwose nahise mubwiza ukuri ko muzi neza kandi mwibuka, ati ubundi uwo ni we njyewe, ati sinari kubyihanganira ngo nkomeze nijijishe. Linka yakomeje abwira Ariane ati kandi n'uriya wundi wampaye ni wa mushuti wa Jimmy, ati gusa bari bahungu baratangaje, ati ntakubeshye bari karifiye mu buryo buteye ubwoba, ati ntabwo wakwemera ko ubumenyi bafite bakabaye babufite. Ati se buriya nuko bari barabuze akazi cyangwa byari byaragenze bite? Ati gusa na bose nabahaye imishahara myiza kubera ko rwose nabonye ari abakozi beza, nta kibazo, nta gihombo kibarimo kuko si n'abana babi, si abajura kandi ntabwo bafite n'imyitwarire mibi yindi. Ati niyo mpamvu bose nemeye kubaha akazi. Maze Ariane ati ni ukuri warakoze, ati kubera ko Pius kuva twahura yiyemeje guhinduka wese, yambwiye ko bwari ubwa mbere kandi atazabisubira. Linka nawe ati na Jimmy nuko yambwiye ko duhura bose uriya munsi bwari bwo bari batangiye kariya kazi kagayitse. Abakobwa bahita baseka maze bakavuga bati ubwo nyine nta kundi, biriya byo byarabahombeye ariko nibura babonye akazi, kandi Pius we yaranambonye njyewe nk'umukunzi we kandi ndamukunda cyane nawe arankunda, aterega nabyungukiyemo. Ati ubundi se iyo batajya kubura akazi ngo bajye kwigurisha, urumva mba narabonye urukundo rw'ubuzima bwanjye ari we Pius, nanjye nari kuzakomeza mfatafaterega. None rwose narashubijwe, barongera kandi bagahana cheers maze bose bagaseka.
Linka ariko abwira Ariane ati gusa ikibazo mfite ni uko rwose amafaranga ya Jimmy ashobora kuzajya acirira mu matike kuko ari ahantu ataha ni kure, urabona ko wowe dore sheri wawe ugiye kumutwara iwawe ajya aba ariho aba, ubwo rero undi rwose amatike ashobora kuzamushiriraho. Ariane abwira Linka ati uzi ko ibyo bintu bigoye, ati ni ukuri, ati ubwo yava hari ahantu hose akajya aza gukorera aho, ati biragoye, ati gusa nanone rwose ndumva ari umukozi ku murimo aritanga bihagije. Gusa Ariane yahise abitekerezaho maze abwira Linka ati ariko rero Linka, ati ushobora gufasha Jimmy kandi wabishobora, ati dore rero ukuntu wabigenza, ati iwanyu mufite ikizu kinini cyane kandi ni wowe na tante wawe mukibamo gusa, ati ushobora gucumbikira Jimmy gutyo rero yaba akwegereye, ati maze akajya anakora ari hafi yawe. Linka ati ceceka gato ntabwo numvise, ati uravuze ngo nzajyane umusore ntazi mu rugo iwacu, ati ibyo bintu si urumva koko nabikora nkajya kubana n'umuntu ntazi mu nzu, ati ntabwo ibyo bintu nabikora. Maze Ariane ati nyamara nawe bigufitiye akamaro, ati tekereza niba uzajya muva muri biro bwije kandi ugikeneye umuntu ugufasha akazi bizajya bigorana ko yakomeza kugufasha kubera gutaha kure, ati ikindi kandi aya masaha y'ijoro nawe urumva nk'umutekano we utaba rwose uwizeye, ati ariko umucumbikiye niyo mwajya muba mufite ibintu byo gukora nijoro mushobora kurara mu kazi mukabitunganya mukabikora neza, ati ngiye ndumva waba ubifitemo inyungu. Linka rero ahita abwira Ariane ati reka duhindure ikiganiro, ati ndumva rwose tutari kuvuga bimwe, ati ibyo bintu sinshaka gukomeza kubivugaho, sinshaka no kubyumva, wowe gusa amenya ko umuntu ntazi atanyinjirira mu rugo ngo aze kuhaba, ati ibyo byo ntabwo bishoboka. Buracya rero maze Linka akajya ku kazi, agerayo agahita ahamagara Jimmy muri biro ye akamubaza ati none se waba rwose wamaze gusobanukirwa ibyerekeranye na kampani byose? Jimmy ati yego rwose amakuru nayahawe, ati kandi nta kibazo rwose ndumva ndi kwisanga muri aka kazi, ati ibintu byose maze kubimenya. Linka rero ahita amubwira ati ni byiza cyane kandi kuraje, ukomeze rwose akazi kawe ukore neza. Jimmy ati murakoze cyane. Ku mugoroba rero Linka arataha maze yagera mu rugo aba ananiwe cyane agahita yicara mu ntebe, tante we ahita aza kumubaza ati mwana wanjye wiriwe ute, ati umeze neza? Linka ati yego meze neza, ati wowe se? Tante we ati nanjye meze neza ariko nari nagiye kwa muganga. Linka atangira kumukoraho ati urarwaye se? Tante we ati hoya yewe ni bya bindi nyine bya controle bisanzwe, ati nta kibazo, ati nta kibazo cy'umwihariko mfite. Linka ati nari ngize ubwoba ni ukuri. Tante bahita amubwira ati none se ibyo kurya ko byabonetse nkuzanire hano? Linka ati hoya nafashe icyo kurya nta kibazo. Tante bati mbwira rero uwo musore rwose w'umunyamahirwe wagusohokanye? Linka ati ariko nawe ntugahore utekereza buri gihe ku basore, ati nafashe ibyo kurya muri biro ni ibisanzwe, ati ahubwo nari nibagiye kukubwira, ati uzi ko se nabonye umwasisita mushya? Tante bati yego se, ati kuki utari wambwiye iyo nkuru nziza? Ati none se mbwiza ukuri, ati ni umusore mwiza se kandi ari rwose ari presentable, ati uramureba ukabona rwose wamusohokana nta kibazo. Maze Linka araseka ati ariko rwose nawe tante, ati gusa nyine, ati ibyo rwose ari presentable, ati ni mwiza azi ubwenge, ati kandi rwose ni umukozi, ati mbese ibyo byose uri kuvuga arabyujuje, ariko nawe urabizi ko gahunda atari ugusohokana. Bahita rero baseka, uyu mutante rwose abakunda Linka bikabije kandi abamutetesha. Linka rero abwira tante we ati ni ukuri ibintu byose biratunganye rwose, ariko ikintu kiri kumbangamira ni kimwe, uriya musore ataha kure ku buryo rwose mbona bigoranye. Maze tante ati ataha hehe? Linka yarabimubwiye, tante barumirwa, ataha ahantu ni kure cyane, ati none se kubera iki utamucumbikira ukamuha aho kuba ko n'ubundi dufite inzu nini?
Rinka ati ariko tante wibuka ko uriya musore ntamuzi, ati ariko nubwo utamuzi n'ubundi mwiriranwa muri biro, ati ndumva njye nta kibazo kirimo uzamumenya, ibyo ari byo byose niba wamugiriye icyizere mu kazi ndumva kuba wamuha aho kuba ntacyo bitwaye. Rinka ati niko byumva se koko tante? Tante bati cyane rwose mucumbikire. Maze Rinka ati nta kibazo, ubwo bivuze rwose ndabikora kandi ntacyo bintwaye. Tante wa Rinka rero yahise afata isakoshi ye maze aramubwira ati ngwino ngutwaze isakoshi ngo werekeze nkugeze mu cyumba. Rinka ati ariko rwose nawe urantetesha ugakabya, ati urabona ukuntu untwara nk'umubebe. Tante baterega n'ubundi ni ukuri uri umubebe wanjye, ati rwose ngomba kugutetesha uko bishoboka kose. Jimmy rero arataha akagera mu rugo yatinze cyane, maze Pius agakanguka agahita amubaza ati none se rwose kubera iki watinze gutaha cyane bigeze aha? Jimmy aramubwira ati nyine ntacyo ntinze cyane kubera amambuteyaje, ati nari natinze mu nzira, ati rwose ni ibibazo. Maze Pius akamubwira ati ariko njye ndabona ukwiriye gushaka rwose inzu yegereye akazi, naho ubundi ntabwo wazabivamo wazarwara kubera umunaniro, cyane cyane ko ngewe ubona rwose ngiye kujya kuba kwa sheri wanjye, wakabaye rero rwose nawe ushaka inzu yegereye aho ngaho ugiye gukorera. Jimmy ahita amubwira ati ahubwo ni uko ntabashije kubikubwira kuri telefone, ati ariko bosi wanjye yanyandikiye ambwira ko agiye kumpa icumbi mu rugo iwe, ati ariko nanone ndumva rwose ndi gushidikanya, ati uzi ukuntu ari umunyamahane, ati ni umuntu mubi bikabije, ati sinumva rero ukuntu yaba yangiriye impuhwe, atambwira nabi ubundi ambwira amagambo mabi ntajya avuga neza habe na mba, ati sinumva rero ahantu yaba akuye izi mpuhwe. Maze Pius ahita amubwira ati wibitekerezaho cyane, ati buriya inzira z'Imana ni igihumbi, wabona rero rwose ari Imana yamukoreyemo kugira ngo akorohereze, ati wowe nta kibazo uzagende maze uhabe bizakuruhura, naho ubundi n'amafaranga yawe yose yajya ashirira mu gutega. Jimmy rero uba ushonje na cyane ahita abaza Pius ati none se nta kintu cyo kurya kiri hano? Pius ati hari umuceri gusa wasigaye uri mu gikoni. Jimmy ati reka njye kureba kuko rwose ndumva neza neza nta kintu kindi mu nda. Umunsi wakurikiye rero Ariane na Rinka bajya muri siporo maze bakagenda bakaganira. Ariane akajya abaza Rinka ati ko mbizi kuri intama y'Imana, ko mbizi ko witonda cyane, ni gute rwose wabashije kwigira intare y'inkazi kuri Jimmy? Kubera iki uriya musore umwigiraho ikirura kandi tubizi neza cyane ko witonda cyane uri n'umwana mwiza? Maze Rinka ati nyine mba ngomba kwishaririza kugira ngo bantinye, naho ubundi abasore bakumenyera rwose, ntabwo rero ngewe mba nkeneye ako kamenyero. Baba bagenda biruka bari muri siporo. Maze Rinka agahita abaza Ariane ati wa musore wawe se we bimeze bite? Maze Ariane ati ati amakuru mashya ni uko ejo agomba kuzimukira iwanjye tukabana, ati maze tukaryoherwa urukundo noneho tukajya twarubamo neza, naho ubundi hari kure na kure, ati ubwo rwose nzaba ndyoshye nta byo kugera kumpamagara amasaha uboneye ari yo yose, kubera ko uzajya wibuka ko hari undi muntu uba rwose umfumbase, ubwo rero nta kumpamagara igihe ushakiye, ati ubu nibwo ngiye kuryoherwa n'urukundo noneho nkamenya ko mfite umukunzi andi iruhande anyitaho nanjye mwitaho. Rinka rero ahita aseka ati uzi ko ibintu byabaye seriye we, ati rero nanjye ejo rwose nibwo Jimmy azaza, ati ariko ntukeke ko ashobora kuba iwanjye ku buntu gusa atazajya yishyura. Ariane ati none se kuzajya mwishyuza amafaranga kandi? Rinka ati urabona ngiye nkeneye ubufaranga bubiri bw'uriya musore koko? Ati hoya, ati ahubwo kubera ko azaba aba mu rugo rwanjye agomba kuzajya akora imirimo imwe n'imwe, ntabwo yahaba gutyo gusa. Ariane ati ariko n'ubundi ibyo rwose nta kibazo, ahubwo nari ngize ngo ni ubundi buryo uzajya umwishyuzamo. Umunsi wakurikiye rero Rinka azana Jimmy mu rugo
bagera mu rugo akamubwira ati ni aha ngaha rero, akamwereka icyumba azajya araramo, agahita amubwira ati ariko hari utuntu duke na duke uzajya udufasha two mu rugo, ati nk'imirimo yo mu rugo. Jimmy ati nta kibazo rwose ntuhangayike, Linka ati gusa ntabwo rwose uzajya uteka muri uru rugo. Jimmy ati none se nzajya ndya gute? Akivuga ibyo tante wa Linka ahita aza ati nzajya nteka maze nkugaburire ntuzagire ikibazo, ati ndahari. Linka ahita amubwira ati uyu rero ni tante wanjye kandi rwose mufata nka mama wanjye. Agahita abwira tante we ati uyu ni Jimmy, ni wa mwasisita kandi nakubwiraga. Tante wa Linka ahita avuga ati ariko uyu muntu nta hantu tuziranye ko mbona rwose amaso ataraya. Linka ahita amubwira ati hoya rwose nta hantu muziranye kuko nanjye ni ubwa mbere nari mubonye. Ubwo ariko Jimmy we yagize isoni maze akubika amaso kuko rwose aba azi umunsi bamenyaniyeho icyari kimuzanye, ntabwo rero aba ashaka ko rwose uyu mutante amwibuka neza. Linka ahita ajyana tante we ati oya rwose tante reka twigendere ntabwo muzi. Ati ubwo wamwibeshyeho. Ahita abwira Jimmy ati rero ngaho urare neza. Tante we agahita amubwira ati turakwishimiye kandi turakwakiriye, wisanzure rwose muri uru rugo. Umunsi wakurikiye rero mu gitondo baritegura Jimmy na Linka maze bakajya ku kazi. Bagera rero hanze bagiye kwegera imodoka, maze Linka agahita ahereza urufunguzo rw'imodoka Jimmy ati ubu rero ni wowe rwose ugiye no kuzajya untwara. Agahita amwohereza kandi n'urufunguzo rw'inzu ati igihe cyose ushaka gutaha nta muntu uhari ugomba kwisanzura kandi ukabasha kwinjira. Jimmy aramubwira ati urakoze cyane rwose bosi, rwose ukomeje kunyitaho. Jimmy ahita yihuta cyane maze akagera ku modoka mbere agafungura umuryango, Linka akinjira, Jimmy nawe agahita yinjira maze akamutwara. Baragenda tante wabo agasigara abasezera ariko avuga ati mwese mugire umunsi mwiza. Asigara yivugana rero ati mbega umusore mwiza, ati noneho rwose Linka niyirangaraho ntazandenganye, ati urabona ukuntu banaberanye, ati uriya musore aritonda kandi azi ubwenge, ati nizere ko rwose Linka nawe atazaba umwana azafatiraho maze bikagenda neza. Ariko nanone arabitekereza agahita yisekana ati ariko nanjye ndabyihutishije ndakabya. Ku rundi ruhande rero Pius nawe rwose aba aryoshye ari kumwe na Ariane. Arabyuka rero agiye kujya ku kazi maze akambara neza imyenda mishya Ariane aba yaramuguriye, amakositime, amashati, inkweto nziza rwose byiyubashye. Arambara maze yamara kwambara Ariane akamureba akamubwira ati ariko se sheri ni wowe cyangwa si wowe? Ati uzi ko neza wagira ngo bampinduriye, ati uraberewe cyane, ati ndabona rwose wagira ngo si wowe tuziranye, ati wabaye mwiza, ati burya se uri bogari bingana bityo, ati ni ukuri ndishimye kuba ngufite, ati ndanezerewe noneho kuba wanyegereye, kuba mbyuka nkubona najya kuryama nkakubona, ati ndumva nta kintu cyiza cyandutira ibyo ngibyo. Pius nawe aramubwira ati nanjye ndishimye ni ukuri, ati noneho ikirenze kuri ibyo ni ukuntu urukundo rw'ubuzima bwanjye rwaje rutunguranye, ati ntabwo rwose nari nzi ko nzahura nawe ariko natunguwe n'ukuntu guhura nawe rwose byari ibintu ntari narigeze ntekerezaho, ati ariko guhera ku munsi wa mbere ngukubita amaso nahise ngukunda kandi rwose birenze uko wabitekereza. Nahise mbona ko urukundo rw'ubuzima bwanjye rwizanye maze rukantegerereza mu nzira. Aba bombi bahise baseka barahoberana maze Ariane abwira Pius ati genda ujye ku kazi kandi ugire umunsi mwiza, ati rwose ndakwifuriza ibyiza bisa. Maze Pius nawe ati ntakubeshye ndi bugukumbure kuko n'ubundi numva ntangiye kugukumbura kandi tukiri kumwe. Umunsi umwe rero Jimmy aba ari kumwe na tante wa Linka bari gukora muri jaride. Tante wa Linka ari kuburamo akuramo n'imyanda, Jimmy nawe ari kugenda ayivomera ayisukamo amazi maze bagatangira kuganira.
Tante Warika akamubwira ati ariko kuki mbona akazi kose ukazi nkaho rwose wakoze ukora byose, maze Jimmy ati n'ubundi nakuze nkora ibintu byose kuko nakuze nirera, ubuzima ntabwo bwari bworoshye, ati ubwo rero byatumye menya gukora byose kandi ku myaka mikeya, ati nta kintu na kimwe ntazi mu buzima, ati nkubwire n'ikindi kintu sinzi gukora, abivuga amwongorera ati burya nzi guteka cyane, ati ndamutse ngutekeye nta wundi muntu wazongera kugutekera. Tante Warika aseka cyane ati uyu munsi rero turarya ibyo watetse, ati gusa ndumva rwose nkunezerewe, ati ubuzima bugoye bwakwigishije rwose kuba umugabo uzi gukora byose. Jimmy ahita amubwira ati yego, ati ni ukuri nakuze ndushye, ati ariko nshima Imana ko itantereranye, ati nibura uyu munsi nkaba ndi hano kandi meze neza, ati iryo ni ishimwe rikomeye. Tante Warika akomeza abaza Jimmy ati se mbwiza ukuri, ati wowe na Rika mwahuye mute? Maze Jimmy atangara ati Rika se ntabwo yakubwiye? Tante we ati hoya ntabwo yambwiye. Maze Jimmy ati ndakubeshye, guhura kwanjye na Rika rwose twahujwe n'ibihe bikomeye, ati hari igihe rero njyewe n'inshuti yanjye ibintu byadukomeranye maze tubura amafaranga yo kwishyura inzu, tubura amafaranga yo kurya, inshuti yanjye rero yagize igitekerezo ko rwose twajya kwigurisha kugira ngo tubone amafaranga, ati iryo joro rero nibwo nahuye na Rika. Maze tante we atangara ati none se, ati Rika yarakuguze kugira ngo muryamane? Maze Jimmy ati hoya, ati ntabwo rwose twigeze turyamana, ati ahubwo naramukonvense ngo bibe, ariko biranga, atarangaranira rwose ko turyamana, ati gusa yaranyishyuye kandi tutigeze dukora icyo gikorwa. Tante Warika yarasetse maze aravuga ati ni ukuri ntakubeshye, inkuru zanyu ziratangaje cyane, ati ndumva ukuntu mwahuye ari ibitangaza gusa. Tante Warika abaza Jimmy ati nkurikije ukuntu rwose uri kumuvuga wagira ngo uramukunda, mbwiza ukuri ukunda Rika? Jimmy ariyumvira maze agahita amubwira ati Rika ni umukobwa mwiza, aritonda, azi ubwenge kandi arakunditse nubwo afunze umutwe bwose, ariko ndamutse mbaye rwose umunyamahirwe wo kuba umugabo w'inzozi ze cyangwa umugabo yifuza nabikunda, uretse ko rwose bitashoboka, ntabwo yanyemera, ntabwo yakwemera ko tuba inshuti, ariko rwose ntakubeshye ayo mahirwe nagize ntabwo nayapfusha ubusa, nanezerwa rwose kandi ndamwishimira. Tante we ahita amubwira ati igirire icyizere, ahubwo reka tujye gutegura ibyo kurya ninjye nawe turi bubitegure, maze rwose uyu mugoroba tuze kwishima kandi tuze gusangirira hamwe ibyo twateguye. Jimmy ahita amubwira ati nta kibazo rwose tugende. Umunsi wakurikiye rero Ariane na Pius baba bari gusangira, maze Pius akamubwira ati numvise ko rwose ejo ari isabukuru ya Rika. Maze Ariane agahita abwira Pius ati yego ejo ni isabukuru ya Rika, ati ariko Rika kuva ababyeyi be bapfa ntiyigeze yongera guserebura anniversaire ye, ati nta na rimwe ajya akora ibirori, ati ubwo rero rwose urumva ko ari nkaho nta kintu gihari. Maze Pius agahita amubwira ati ejo rero nanone ku mugoroba ndashaka kuzasangira na Jimmy, ati wazaza se nawe tukajyana, ati kubera ko urumva yuko Rika we ataboneka kubera ko kuri anniversaire ye atajya ayiserebura. Ariane ahita amubwira ati hoya ntabwo naboneka, nzaba nagiye kureba mama wanjye, ariko nta kibazo muzaryoherwe. Ati hari ikibazo gihari se? Maze Ariane ati oya nta gihari, nuko rwose nshaka kujyana na mama gushopinga, mba numva mbikumbuye. Maze Pius ati ntugire ikibazo, nzakongera n'amafaranga maze rwose mama uzamugurira ibintu byiza kandi byinshi. Ariane ati utangiye kugurira mama wanjye none njyewe nta nubwo unyibuka. Maze Pius ati
ariko se urumva nakwibagirwa koko sheri, ati nta kibazo, ejo ni umunsi wa mama uzagende umushopingire, ati ariko nawe ubutaha nzakugurira rwose ibintu byose ushaka. Bombi bahita baseka maze bakishima. Umunsi wakurikiye rero Jimmy na Pius barasohoka maze bagatangira kuganira. Pius ati mpa amakuru rero ya ruriya rugo ubamo, ati se uba ubona bimeze bite? Maze Jimmy ati ni ukuri umutate wa hariya ni umwana mwiza cyane, ariko uriya mukobwa arasuzugura nyine, uba ubona yafunze umutwe, ntabwo rwose uba ubona yisanzuye cyangwa yishimye. Ati sinzi impamvu. Pius ati se ni ukubera ari umukire? Ati abakire ni kuriya bamera. Jimmy ati nanjye simbizi rwose, ati sinzi impamvu ariko uriya kuntu ameze, ati niba ari ukubera yenda ukuntu twahuye, ati ntabwo nzi impamvu ameze kuriya. Pius ati ariko uramukunda ko mbona rwose utasigaye umuvuga nk'uko wamuvugaga. Jimmy ati ntakubeshye ndamukunda kandi cyane, ndamutekereza umunsi ku wundi, ijoro ku rindi, atari kuzi ko gukunda umuntu mubana mu nzu ariko ukaba utabimubwira, ukaba utamusuhuza, ukaba utamubwira amagambo meza, ukaba nta kintu kimwe wakora kugira ngo umwereke ko umukunda. Ati uzi ukuntu ibyo bintu bibabaza. Ati ntakubeshye ndi gushira rwose, ndi gushonga mpagaze. Ati nayobewe rwose ikintu nakora. Bayahita amubwira ati none se ubundi uyu munsi ko ari aniveriseri ye, ubu nta kuntu waprofita maze ukamukorera akajeste? Ati n'ukuntu numvise ko kandi atajya afite aniveriseri ye, ati ubwo se noneho ntiyankubita indobo ya yindi ya danje? Maze Pius aramubwira ati ariko nawe ntugatinye kugerageza, ahubwo jya ugerageza yenda utsindwe, bigerageze urebe akantu wamukorera kuri aniveriseri ye. Biraba ari inshuro ya mbere umuntu akamukoreye, kubera ko atajya akora ikirori, ushobora kubona yenda bimukoze ku mutima. Jimmy rero ahita amubwira ati ariko uzi ko ari byo, ati umuntu yagerageza nubwo ntacyo nizeye. Jimmy rero aragenda akagura kado maze akayitahana. Akigera mu rugo rero ahita abwira tante wabo ati uyu munsi namenye ko ari aniveriseri ya Linka, hanyuma rero hari akantu nari namuguriye, ati nagira ngo ukamumpere. Tante we ati yego ni aniveriseri ye nubwo rwose atajya ayifeta, ariko nanone wagenda ukakamwihera. Jimmy ati yambwira nabi ni ukuri, ntabwo rwose yabyakira neza. Tante we ati wimutinya ntago aryana, atarakurya se? Ati genda rwose umusange mu cyumba niho ari maze umwihere iyo mpano wowe ubwawe. Ati nta kibazo rwose kirimo, genda kandi wigira ubwoba rwose. Maze Jimmy ati koko se? Ati niyo namungiriye? Tante we ati cyane, atahubwo ihute, ati yimushyire. Jimmy rero yagiye yikandagira maze akomanga ku cyumba cya Linka. Linka ati injira tante wanjye, maze ahita hinjira. Jimmy ahita amubwira ati utaransaba rero ko rwose nsohoka, uyu munsi numvise ko ari aniveriseri yawe, nari nakuguriye rero impano nka bosi wanjye, nari nyikuzaniye, ihangane rwose nyitereka aha maze mpite ngenda, ndabizi ko rwose utankeneye kumbona. Yahise afata rero ya mpano yarazanye ayitereka ku meza, ahita ahindukira asohoka. Ariko Linka ahita amubwira ati hoya, ati hagarara, ati garuka, ati icara hano maze tuvugane. Jimmy rero aricara maze Linka akamubwira ati mpereza rwose ndebe icyo wanguriye. Arebamo maze agahita amubwira ati wakoze cyane, agahita abirambika ku ruhande. Jimmy agahita amubaza ati biragaragara ko rwose utabikunze, utanabyishimiye. Maze Linka ati hoya ntabwo ari uko bimeze, ati ndabizi ko utekereza ko ntagukunda habe na gato, ati nyamara siko bimeze, ati ndagukunda cyane, ndetse rwose nko ku munsi wa mbere igihe nakuzanaga hano ni uko rwose nari nakwishimiye kandi nagukunze. Maze Jimmy ati biragaragara ko rwose wasomye ku kantu, ati reka turebe ejo mu gitondo ko ibintu uri kuvuga uzabisubiramo. Maze Linka ati ntabwo nasinze, ariko rwose mfite ubwenge bwanjye bwuzuye, ibintu ndi kuvuga nibyo ndi no gutekereza. Linka yahise abaza Jimmy ati nkwishyura ngahe?
Jimmy ati unyishyura angahe se kandi y'iki? Rinka ati nkwishyura angahe kugira ngo rwose dukore urukundo? Maze Jimmy ati ntakubwira ko wasinze? Ati uranyumvira? Ati reka nigendere ahubwo bitaraba bibi. Ajya guhaguruka maze Rinka agahita amukurura akongera akamwicaza agahita kandi amwiyegereza maze bagatangira gusomana. Nuko rero iryo joro birangira bararanye. Mu gitondo rero Rinka abyuka afite isoni z'ibintu aba yarayakoze, maze yajya ku kazi akagenda buhoro buhoro, agenda anyonyomba, aba adashaka ko rwose tante we ari bumwumve, ariko tante we aba ari muri salo ari guhanagura akabati gafite ikirahure, maze agahita abona ukuntu Rinka ari kunyonyomba amurebera mu kirahure, agahita amubwira ati sheri ati waramutse neza? Ati ni ukuri ndabona noneho wabaye mwiza cyane mukobwa wanjye nkunda. Rinka ati ariko ni ibisanzwe tante. Ati nsanzwe ndi mwiza. Tante we ati ariko uyu munsi ni umwihariko, ni agahebuzo. Ati ndabona uri mwiza cyane kandi ndabona unishimye ku maso. Rinka rero ufite isoni nyinshi ahita agenda yiruka ati ndihuta cyane ntakerererwa, agahita asohoka maze tante we agasigara aseka yishimye ati nibura ndabona umukobwa wanjye atangiye kumenya ubwenge. Rinka rero agera hanze maze agasanga Jimmy arahagaze aramureba bagakubitana amaso ariko ntanamusuhuze, agahita akomeza yigira ku modoka, Jimmy nawe ntavuge. Bagera ku kazi maze Jimmy agasanga Rinka muri biro, maze Rinka akamubaza ati ko mbona udashaka ko duhuza amaso, ko mbona uri gukomeza ungendera kure, byagenze bite? Ati ijoro ryakeye se ntacyo ryakubwiye, ntacyo ryagusigiye? Maze Jimmy agahita amubwira ati ndagukunda, ndagukunda cyane. Ati rero rwose impamvu uri kukugendera kure mfite ubwoba rwose ko wantera indobo kandi ndumva ntabasha kubyakira. Ndabizi ko urukundo rwanjye nawe rutashoboka kubera rwose ubuzima mbayemo ntabwo bishoboka, naba nisumbukuruje. Ndabizi ko utankunda nawe nk'uko ngukunda, niyo mpamvu rero rwose ngerageza kukugendera kure, ariko noneho bibaye ngombwa ko mbikubwira, nta yandi mahitamo mfite. Guhora niyumanganya simbishoboye, wowe urankoresha gusa, ni ukuvuga ngo ibyo ushatse biraba, ariko rwose ntabwo wita ku marangamutima yanjye. Ntakubeshye rero ndagukunda ku buryo ibyo byose ntakibashije rwose kubinyuramo. Ndumva ahubwo icyaba cyiza ari uko akazi nakareka maze nkisubirira mu buzima rwose nahozemo, nkamenya neza ko uwo nakunze adashobora kumpa urukundo, ko nakunze rwose utabasha kunkunda, ariko rwose nkiyakira kubera ko urukundo ngukunda ndumva rutakinyemerera kuba naba ndi ahantu hamwe nawe. Rinka rero araceceka akamutega amatwi maze ntagire ikintu amusubiza. Jimmy rero amara kuvuga ibintu byose yifuzaga kuvuga maze agahita amubwira ati nsubiye mu kazi, agahita yigendera agasiga Rinka ahagaze aho yumiwe. Rinka na Jimmy rero ku mugoroba barataha maze bagera mu rugo, Rinka agasanga Jimmy mu cyumba n'ubundi abashaka ko bongera bakiryamanira, aba amaze rwose kubigira akamenyero, kandi Jimmy si ibyo aba ashaka, aba akeneye ko uyu mukobwa amwemerera urukundo bagakundana, naho uyu mukobwa we ni nk'aho aba ashaka rwose ko uyu musore amukemurira ikibazo cyo mu buriri gusa, ariko nta rukundo ruhari. Ibi rero Jimmy ntabwo rwose aba abishaka, abwira Rinka ati rero Rinka ntabwo bishoboka rwose, waba utangiye kungira nk'igikinisho cyawe, utangiye kungira nk'aho rwose ndi telekomande ukanda ukimara ibibazo, ariko ntiwite ku marangamutima yanjye. Narabikubwiye ndagukunda kandi nawe nkeneye ko unkunda, ntabwo rero ibyo ngibyo ushaka ko tubamo njyewe ntabwo ari byo nshaka. Ndakwinginze rwose ahubwo mvira mu cyumba kuko iyi mikino ntabwo yakomeza. Rinka rero ahita asohoka mu cyumba cya Jimmy maze akagenda akicara muri salo yigunze. Tante we rero aba akurikiranira ibintu hafi, ahita aza akegera Rinka. Tante wa Rinka rero ahita atangira akamubwira ati mukobwa mwiza warakoze cyane, wateye imbere rwose, amafaranga urayafite, ababyeyi bawe aho bari barakwishimiye ndabizi neza, ariko hari ikintu kimwe wibagiwe, wariyibagiwe, wibagiwe ko urukundo ari ngombwa, wibagiwe ibyishimo byawe. Ati nakubeshye uriya musore rwose njyewe ndamugushimiye, ati buranze kureba abantu babi nkabatandukanya n'abeza, ati uriya musore ni umwana mwiza cyane, ati
ati muha amahirwe rwose maze mubyumve kimwe, ati wikomeza kurangara kubera ko nawe ukeneye umukunzi, ukeneye urukundo kandi ukeneye kwishima. Rinka rero yarateze amatwi ariko nta jambo na rimwe asubiza. Jimmy rero yumva ibintu byose bimurambiye maze agahitamo kuzinga varize ye ngo yigendere. Tante wa Rinka araza agasanga ari kuzinga, ati uri mu biki? Jimmy ati rwose ndananiwe, ati ndambiwe guhorana n'umukunzi wanjye kandi atankunda, ati ndamukunda sinshobora kumukoraho, sinshobora kumusuhuza, ntabwo rwose nshobora kuganira nawe, ati rero ibi bintu sinashobora gukomeza kubibamo, ati rwose reka nigendere. Tante we ati wibagiwe ukuntu byakugoye kubona aka kazi, ati nta kibazo nzabona n'akandi, ati rwose ntabwo byashoboka ko nguma hano, ati urukundo ruranganje rwose rundushije imbaraga sinkibashije kubyihanganira, ati reka nigendere kubera ko ntabwo Rinka anyitayeho. Abakivuga ibyo maze Rinka akaba arinjiye. Rinka ati ninde uri kuvuga se utakwitayeho? Ati kubera icyo uri kuzinga. Jimmy ati ndagiye. Rinka ati imyaka 5 yose tumaranye dukorana uyipfushije ubusa. Jimmy ati nyine urukundo rundushije imbaraga, ati akazi rwose mpisemo kugaheba, nzaba nshaka kandi ariko ngende rwose ntuze naho undi nazaturika umutima. Tante wabo rero abona bikaze maze agahita yisohokera akabasiga ari babiri, ariko akicira ijisho Rinka, ni nko kumubwira ati ntuba umwana ntiwinanirwe. Amara gusohoka rero Rinka agahita abwira Jimmy ati ndagukunda cyane, maze Jimmy wari uri kuzinga imyenda agahita yirambika hasi agahindukira akareba Rinka, ati ndagukunda ahubwo ku buryo utabyumva, umbabarire rwose kuba naragiye nkubanira nabi, kuba naragiye nkubwira nabi, ni ukubera ukuntu nahemukiwe mu rukundo. Ati rero ntabwo nizeraga ko wowe waba unkunda bya nyabyo, numvaga ko rwose wishakira amafaranga, ati ariko ndagukunda ndetse nta nubwo niteguye kugutakaza, nta nubwo rwose nabaho ubuzima utarimo. Jimmy rero ahita ahindukira nawe akareba Rinka, ati ndagukunda cyane, njye rwose nari maze no kunanirwa kwihangana, ati ariko ndishimye cyane ko nibura nawe umbwiye ko unkunda. Jimmy ahita yihuta cyane agahita aterura Rinka maze akamuzunguza avuga cyane ati ndagukunda Rinka, ati ndagukunda Rinka, ati uyu munsi ni ibyishimo kuri njyewe kubera ko mbonye urukundo rw'ubuzima bwanjye. Rinka rero akomeza nawe gufata Jimmy cyane maze agahita amutereka hasi bagahoberana, akamusoma akamubwira ati nukuri ntabwo rwose nzakuva iruhande kandi nzaba uwawe ubuziraherezo. Rinka nawe akamubwira ati rwose ndakwinginze ntuzampemukire kubera ko urukundo rwawe ni ikintu gikomeye mbonye mu buzima bwanjye, ati ndagukunda kandi rwose nzagukunda iteka ryose. Aba rero bahita bemeranya ko rwose bazabana ubuziraherezo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira kandi niba yagushimishije ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment, ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe kandi mujye mukomeza rwose kunshyigikira.